New Vision Films Production, Mr. Obed on the mic. Noneho mbazaniye season nziza cyane. Aga season kagufinya kwa Kiss Special Force minota 15 gusa. 15 cyonyine. Filime yacu kagirangira episode kuri episode. Dutangira na episode 1, dutangiriye mu byatsi mu cyanya cyiza cyane, kiraho gituje. Ndagira ngo ukurikire unirebere aka filime ni keza cyane, kiswe Special Force. Special Force episode number 1. Farashi zirimo zirukanka, bigaragara ko ari uwo birukankanaga. Hari akagabo kari kameze gutyo, kameze nk'akakubiswe cyane cyane, kirukankana. Kumbe abakirukankanye bisa nk'ari umugabo ufite umupanga, sinzi icyo ashaka. Uyu mugabo uko bigaragara ko ni umwicanyi. Akagabo gakomeza gushidika gukora gitsi, abakirutseho bafite imipanga kandi bari ku mafarashi, barimo bariruka cyane. Filime irakomeje, filime iratangiye. Ibazo filime itangiye gutya irarangira gute? Kurikira unirebere. Ku bantu tugiye kubana muri aka gafilime kacu, ukore subscribe kuri Mr. Obed kugira ngo episode izajye sohoka ujye uyireba uri uwa mbere, kandi utange na comment nimba wakomeje gukunda filime zacu. Kagabo kaje kagwirirana, kagwa gutya mu byatsi, kagenda kihishahisha. Bigaragara ko abantu bagashaka, ntabwo bagashakira neza. Abantu bagashaka ntibagashakira neza. Kurikira unirebere. Kagendaga gata amaraso ahantu hose. Abagakurikiye, uyu mugabo araza aparika hano, bigaragara ko hari cyabonye nk'amaraso. Kumbe umugabo akomeza kwizengurukira hano, niho hanabonye kagarukiye, kuko niho hana amaraso ari. Kureba ku byatsi kagiye gasiga amaraso. Akagabo kaririba n'akicanye, karihumuriza cyane, karariha. Ni nk'imbwa karariha, karacira. Bigaragara ko umuntu ari hafi aha. Gacaho, kumbe yakomeza bitegereza. Yariruhukije. Bisa nk'abacitse. Gusa mu kuryama yahise yongera ahaguruka, arakomeza urugendo. Aracyari Mr. Obed on the mic. Agafilime kacu ni action, ni nyafrika, kuva muri Zanzibar. Kagabo kagikomeza gucya, mu kugenda barakabonye gusa ntikabimenya. Barakabonye, akagabo gakomeje kugenda kadandabirana. Bigaragare ko kano kagabo sinzi icyo gapfana bari abantu, uko kabona yaraje atera umupanga mu giti. Bigaragare ko aya ari umwicanyi. Akagabo mu gusubira inyuma, gakomeza gasubira inyuma. Uyu arahagarara arakitegereza, arakihorera. Gakomeza gasubira inyuma pole. Bigaragare ko kakubiswe cyane. Aba bagabo ni bande? Kurikira unirebere. Filime yacu irasobanukirwa akantu ku kandi. Iyo nsobanura filime ntabwo mpagarika. Kurikira unirebere akantu ku kandi. Abagabo ni hano n'abagome bafite imipanga. Hano akagabo kareba nabi, karamwitegereza n'umujinya mwinshi, karamureba gakora umupira gakuramo icyuma. Akagabo nakicanyi, karamwica, kamuteragura ibyuma, karabyoruga neza cyane, ku buryo n'umuzimu wako utazigera ugaruka kubahiga. Akagabo karateragura kagumi nakicanyi, kamuteraguye ibyuma. Ahangaha dutangiye episode ni ya mbere. Kurikira unirebere. Bamujije iki? Wakibaza ngo bamwiciye iki? Filime rero nuko itangiye, naza mwajyahe, aracyari Mr. Obed. Izi za filime nyafrika zisohoka rimwe mu myaka 500. Nuko akagabo umaze kukica, bafata telefone yako baritegereza cyane. Muri telefone yako bigaragare ko hari ibirimo. Akagabo karitegereza, akagabo kayakanura nk'akayagwaye, gafite icyuma mu ntoki. Akagabo rero gakomeza kwitegereza muri telefone, bigaragara ko hari icyo kabonye, kugira gucya kabona amafoto. Aya mafoto ni bande. Kurikira unitegereza akantu ku kandi. Ntuhumbye, kuko nuhumbye urahomba. Aba bantu komeza ukabitegereza, akantu ukibagirwe. Niko filime nyizanye. Filime yacu niko nyizanye. Akagabo rero gakomeza kwitegereza muri telefone, karangije kazunguza umutwe, kareba kagenzi kako, fone karayibika.
bigaragare ko hari icyo kabonye gakuramo muri telefone yako, gakuramo matushe nziza cyane kaguriye muri Tekino, karangije karahamagara. Kurikira amagambo ati yego nyiricyubahiro, namaze kumenya aho murumuna wiwari babandi bakorana nawe, yego akazi twarangije kugakora kandi twagakoze vava cyane, aka kanya dute tuhava, yego nyakubahwa, bigaragare ko hari uwabatumye. Filime nuko itangiye, kiswe Special Force. Bugabo burareba nati akazi kakozwe duceho bataraza tugire bataragira. Akagabo gacaho, akagabo gatora umupanga wako gakomeza gucaho, bavuye kwivugana umuntu, akagabo gacaho, bigaragara ko ari akazi batumwa. Filime yacu yiswe Special Force. Special Force. Iyi ni episode 1. Dutangira hano, hari umugore yaraje ahantu handitse welcome, atangira gukomanga, mu gukomanga arinjira, mu kwinjira arakinga, ahantu handitse welcome ntuyibagirwe, arakomeza, bigaragara ko ari muri biro runaka, aramusuhuza ati ma umeze neza, meze neza, uho umeze gute, meze neza, ati urisanga cyane, urakoze cyane, ati mbabarire ngusabye imbabazi, naje hano mukobwa wanjye hano kuri sitasiyo, ngira ngo hari icyo nshaka kunkorera ku minsi yashize, hari icyo yaje kwandika. Umukobwa aramubwira ati nta kibazo urisanga, rero nagize icyo mbura, ati sherifu wacu yohereje raporo, ariko iyo raporo sherifu yohereje ntabwo nabashije kuyibona, gusa umwe mu nshuti zanjye yapfuye, gusa uwapfuye bigaragara ko yari sherifu, yaje gutanga ikirego, ati uwo nguwo yimaze imyaka, yari afite imyaka myinshi, none se ma ndagufasha iki? Ibi ngibi rero ndagira ngo ubigende kuko niko kazi kanyu, niko mubikora. Agafilime karacyajyayo, aravuga ati okay uze kugaruka, ariko uriya sherifu ariko ntabwo mbizi. Agafilime kacu nuko gatangiye, umugore akomeza gutanga ikirego hakuna, ndaza kugaruka kugeza igihe muze kubonera. Ni ukuri ndabona ibintu byakomeje kutuhuza, kandi ukuntu byatangiye bigoranye, ntabwo nabimenya mukobwa wanjye. None se ni gute yabuze? Darajavu atangira kumubwira umukobwa yabuze, umusore nako n'umuntu w'umugabo, ati ikirego ndacyakiriye kandi ndumva gikomeye, hano ni kuri polisi, kandi ntugire ikibazo turaza kugufasha, izo ni inshingano zacu. Umugore avuye gutanga ikirago cy'umuntu wabuze. Umuntu wabuze ninde? Kuri cyunirebere agafilime. Hano hari umwana ndetse n'undi bari kumwe, bameze nk'aho bari kudandaza utuntu, bacuruza utunuto, bigaragara ko ari abantu bari aho, niko gafilime gatangiye. Rero wa mugore umuvuye gutanga ikirego araza ari kumwe n'umukobwa, baraza guhura n'aba bana. Aba bana barimo batambuka, umugore arababona, mu kubabona arabitegereza, mu kubitegereza abana nabo barahindukira, nabo barabitegereza. Mu kubitegereza umugore yifata gutya arabareba, bigaragara ko hari abazi. Uyu nawe afata murumuna we arabegera neza cyane, ati n'abakiriya reka tubahereze utuntu, ubwo bagiye kutugurira. Umukobwa atereka hasi kugira ngo batore, nawe aricara. Mu kwicara uyu mumama nawe aramubwira ati se nangahe? Uyu mwana arakomeza arareba, moto iratambuka, mu gutambuka moto nayo irabihorera, ako niko nkazanye, moto zari ebyiri zibanyuzeho. Uyu mama aravuga ati se murugurisha ngaho iyo mineke? Ati turi kugurisha 100 ku 100. Ni ko numva ari menshi, ndaguhereza 600. Umwana arikaga, umwana yagurishaga 100 ariko bampa 600. Ati turafata uyu. Umugore akomeza guhitamo, ati toramo uriya, atoramo imineke 6, bigaragare ko bamuguriye imineke 6. Ati se sister wanjye, iyi business yawe ubona igenda? Ati umuntu wabuze wari utuye hano yatuzaga ibinyamakuru, twamubonye mu binyamakuru tubona yarabuze, ariko
ugomba kwirinda abantu batazakwangiriza. Ati ntugire ikibazo nzabirinda. Uyu mwana bakomeza kumugira inama. Umugore aravuga ati reka twigendere, imineke turayiguze, komeze kugira ibihe byiza. Baratandukana rero. Umwana akomeza kujyana n'undi. Tugaruke hakuno, hari abagabo batatu twababonye bica abantu, baragenda neza cyane bigaragare ko hari ahantu bagiye hamwe cyangwa se ahandi. Yakomeza agenda abaganiza ati riha, ati ndashaka kubaza ikintu. Ni igisi ushaka kubaza? Nuse urazi aho byatangiriye kugira ngo dukore kariya kazi uriya mwaka ushize? Ati oya, hari umuntu muto afite rero, wa muntu abantu batuye, abana batuye bari aho ngaho. Ati wa muntu duherutse kwica. None se ibyo ko narimo ndabyumva, ibyo ntabwo ndimo ndabyumva neza, ibyo ni ikibazo cy'ubugoryi. Ati ugomba kuvuga ko ceceka aho ngaho. Bakomeza guterana amagambo. Ati icyo kibazo ni cy'ubugoryi kandi ugomba kuceceka, ujye ubaseriye mu bibazo ubaza, uri kubyumva. Ati uwo munwa wawe ujye uwucunga, uwo munwa wawe ujye uwitaho. Ati umugabo uherutse kubura yaburishijwe na bosi wacu. Umva rero neza cyane utuje. Ibintu uzi ugomba gukenera bosi wacu akaza guhereje, uba ugomba kugakora utiriwe ubaza ibintu byinshi. Urabyumva neza? Ati ndabyumva ariko ntabwo ndi umuntu mubi. Wowe wumva ibyo bakubwiye. Wowe niba bashaka kukubwira ikintu bosi wacu agomba gukora, ugomba kugikora kandi ukagaruka ugatanga raporo warangije akazi kawe. Urumva? Utazongera kubaza ubugoryi. Urabyumva neza? Ati ndabyumva 5 kwa 5. Bigaragara ko bamuhaye gasopo, yarababajije umugabo uherutse kubura. Turi kuba muri abagabo n'abagome. Ati tugende duceho. Aka kagabo twakabonye kica umuntu, bari bakabajije umuntu uherutse kubura watambutse mu binyamakuru, karamucecekesha. Ati ntuzongere kuvuga ibyo bintu. Umukobwa yaje yicarira ahangaha ku ruhande ari kumwe na murumuna we mutoya, akomeza kuvuga ati ni gute tuziga, abana duturanye bariga ariko twebwe turazenguruka. Ati Hanifa, wowe turize business yacu izagenda, ndabizi ko tuzabona amafaranga kandi nzakujyana ku ishuri vuba aha. Urabizi ibyo murumuna wanjye mutoya. Ati ku ishuri ndabizi hari ibintu byinshi, nukomeze kubigira ikibazo, ku ishuri nzakujyanayo. Sibyo Hanifa? Akana kitwa Hanifa, akani karumuna kuyu. Bigaragare ko ati urabizi ko nta papa dufite, nta na mama, kandi nta na papa nta na mama. Ibintu byose biba bikomeye kugira ngo uzabashe kubishobora. Ndatekereza rero ikintu cyaba kizima nuko twakundana. Hanifa, urabizi ko ufite igihe kinini kuri iyi si, nta gihe cyo guta ufite. Rero dukomeze akazi kacu, sibyo murumuna wanjye? Ati yego ndakumva cyane mukuru wanjye. Barakomeza bajya gucuruza, bajya kwicururiza imineke yabo. Akagabo gatambuka gutyo, tugaruke ko akagabo kari kugenda kihuta. Bigaragara ko kari kwihuta cyane, gafite aho kari kujya cyangwa ahandi. Hari undi uri inyuma bisa nkaho yamukurikiye. Akagabo kiyegera igikapu cyacyo, karakomeza karihuta, gafite urugendo rurerure. Bigaragara ko kadashaka guta igihe hanze hano mu muhanda. Abagabo batatu twabonye bakomeje kukomeka. Aba bana nabo baza banyura ahangaha, baraza baragategera. Ati uri kugurisha imineke se? Atora umuneke twirire. Batangira kurya imineke y'abana. Abagabo twabonye si abantu beza. Uyu mwana baka imineke ye. Ati se umuneke ugwe kugura 100? Raporo ko numva igiciro ari kirekire. Abagabo batangira kurya imineke. Ati business yawe uragenda. Ati aka kazi niko nahisemo, ariko ndabona ni n'akana keza. Ati brother, aka kana ni keza, iyi mineke yako gacuruza. Ati se umeze mute? Aka gashiki kawe gatoya se ko kameze gate? Kababonye abantu babi batangira guhotera abana. Ati uwo uransunika wowe? Aratsunika. Yagiye kurwana, baramuhagarika. Bigaragara ko imineke y'abana bayiyenzagaho. Uriya akomeza kwitegereza inyuma. Ati bariya bihorere,
twigendere. Bigaragara ko ari abanyakavuyo batangira kwiyenza, barumvira barahindukira. Episode ya kabiri tuzasubire muri episode ya kabiri nuko kagenze. Ciao ciao. Yari Special Force. Episode ya kabiri naho ndazanye bazanire mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. Ciao ciao, yari Mr. Obed.